Mukunzi utegeye amatwi ijambo ry'Imana, reka ngushimire uburyo wongeye gutanga akanya tugahurira kuri uyu murongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa channel kugira ngo twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Kandi nongere gushimira abatanze ibitekerezo n'inyunganizi bashima gahunda twatangije yo kubagezaho ijambo ry'Imana. Kandi mu bihe nk'ibi ngibi birakwiye yuko twiyubaka kugira ngo twitegure umukiza wacu Yesu Kristo ugiye kugaruka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umugabane wa kabiri w'ikibwirizwa twarebeye hamwe ubushize, kuguma hamwe mu mwanya umwe. Uwo muri kumwe muri iki kiganiro ni Kayishema Joel. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kugushimira Nyagasani kuduhaye amahirwe atangaje yo kongera kumva ijambo ryawe. Hari benshi bifuje kugeza mu mwanya nk'uyu nguyu, ntibyakunda bitewe nuko igihe umuntu afite ku isi arwana intambara Nyagasani kigeraho kikagira iherezo. Ushima yuko baruhuka bagasinzira kugira ngo bategereze umunsi w'umuzuko. Mwayimana rero abo ngabo ntabwo babasha kubwirizwa, ntabwo babasha kugira icyo bakorerwa n'abariho, ariko twebwe turiho tubasha kumva ijambo ryawe kandi tugafata ibyemezo byo kukwiyegurira bigashoboka. Uwiteka utwakire kandi ijambo ryawe uridusobanurire nk'uko bisezeranye mu izina rya Yesu. Amen. Hano bamwiki gihe bafite ubwoba bazigenda kubaho mu minsi iri imbere. Dore babuze hepfo na ruguru, iyo baryamye ntabwo basinzira. Abantu bo muri iki gihe bafite ubwoba bazigenda kubaho mu minsi iri imbere. Mana ufashe ubwoko bwawe ubukize ubwoba ndetse no kutizera hamwe n'izindi ngeso mbi zose, kuko abameze batyo bose umugabane wabo ari muri ya nyanja yaka umuriro. Mana muremyi w'ijuru n'isi, abitiriwe izina ryawe utubashishe kwita ku masezerano yawe, kandi kigeretse kuri ibyo utwuzuza umwuka wera, duhamye ukuri kwawe mwami kugeza Ubushize twaganiriye hamwe ijambo ry'Imana tureba uburyo umugambi w'Imana ari uko umuryango cyangwa se ikiremwa muntu kigira igihe cyo kubana n'Imana. Nk'uko twabibonye, ntabwo ari ukubana kw'abagize umuryango gusa cyangwa se ngo abantu basabane n'Imana gusa, ahubwo umugambi w'Imana wari uko urugo rwa mbere rugaragaramo n'ubutware, ubuyobozi buhesha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu twarebeye hamwe amagambo aboneka mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, aho Imana yavuze inshingano zari zigiye guhabwa Adamu ndetse n'umuryango we, kandi izo nshingano zikaba zari zuko bagiye kubaho bagaragaza Imana, bagaragaza ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana, bitari kugarukiraho gusa, ahubwo bakaba n'abatware, abayobozi bayobora ibiri ku isi byose. Reka twongere twibutse uyu murongo. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Twabonye uburyo Imana yaremye Adamu imuvanye mu mukungugu wo hasi. Ibyo biboneka mu Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ntabwo imaze kurema Adamu Imana yarekeye aho, ahubwo tubona yuko yamugeneye n'aho agomba gutura. Nk'uko twabibonye ku murongo wa 8, Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Ku murongo wa 15
Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kurema umuntu Adamu, ijambo ry'Imana ryatangiye ritubwira ngo niko yabaremye umugabo n'umugore. Imana yabonaga yuko Adamu atazaba wenyine, agomba kugira umufasha bafatanya mu rugendo. Niyo mpamvu ukomeje gusoma ijambo ry'Imana muri iki gice cya kabiri, hagaragaza uburyo Imana yaremye, ikarema inyoni, ikarema inyamaswa, ikarema ibisiga. Ibyo bintu byose Imana yari yamaze kubiha gahunda yabyo, yamaze kubishyira ku isi, ariko iha Adamu ubutware bwo kugira ngo abyite amazina. Muri icyo gihe abyitaga amazina, ibyo byaremwe bindi byose byari ikigabo n'ikigore, ariko Adamu yari wenyine. Imana ibona yuko bidakwiye ko akomeza kuba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye, nk'uko tubona ku murongo wa 20 w'igice cya kabiri. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Ni uburyo bwo kwibukiranya kugira ngo uyu munsi tujyane neza. Imana imaze kubona ko bidakwiriye yuko akwiye kuba wenyine, yasinzirije Adamu maze imukuramo urubavu, ihasubiza inyama nk'uko biri ku murongo wa 21, maze urwo rubavu irumukoreramo umufasha umukwiriye. Tubona yuko Adamu yavuze ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Erega burya dukwiriye kubimenya, baremwe n'Imana nibyo, ariko imiterere yabo iratandukanye. Ibyo rero bikaba akaga gakomeye igihe umugabo yakwifuza kuba ateye nk'umugore, cyangwa se umugore akifuza kuba ateye nk'abagabo. Ibyo biba ari amahano yadutse mu isi, kubera ko burya abagabo ni abanyembaraga, bagira imibiri ikomeye, ariko abagore bose kugeza kuzabaho nyuma mbere y'uko Kristo agaruka, bose imibiri yabo iroroshye, iteye ukuntu uruhu rwabo, imiterere yabo, imibiri yabo iteye ku buryo bworohereye cyane. Ndetse birayageze igihe ivuga ati bagabo mujye mumenya ko abagore ari inzabya zoroshye, atari ukubasebya, atari ukubaha isura mbi, ahubwo ari ukugira ngo abagabo bamenye ko bagomba kubitaho, bakabaha agaciro, kuko nabafasha bahawe igihe babitegereje, bagomba kujya babonamo urukundo rw'Imana, bakabonamo imbabazi z'Imana. Uzi umugabo yabaho akaba mu isi nta mufasha, ese ugira ngo ntibyari kuba ari ingorane? Nuvuga ngo isi ntabwo amasezerano y'Imana n'itegeko ryayo byari gusohozwa, kuko Imana iravuze ati babyare bororoke buzure isi. Uwo ni umugambi w'Imana. Ariko tutaragera kure cyane, icyo dukwiye kumenya, mbese byari bikwiye yuko Adamu na Eva batandukana kugeza igihe Eva agenda akajya ku itunda ryabuzanijwe? Ntabwo byari bikwiriye. Ubushize twarabibonye yuko umugambi w'Imana kwari uko bagomba kuba bari hamwe, kandi mu kuba hamwe kwabo byari kubafasha kugira ngo bahangane n'ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma havuka ingorane mu buzima bwabo. Ariko gushaka umudendezo, kumva ko umuntu ashobora kuba yakwigira wenyine, ibyo byateje akaga. Buriya rero kuba hamwe cyangwa se gutuza, kuguma mu mwanya umwe bijya bigorana cyane. Muri iki gihe isi yose ihanganye n'ikigeragezo n'icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Iyo ndwara ni indwara imaze kuyogoza isi, ariko ihame ririho n'itegeko ririho ni ukubwira abantu bose kuguma mu rugo. Ntabwo ari ibyo mu gihugu cy'u Rwanda gusa, yewe nta nubwo ari muri Afurika gusa, ahubwo nuvuga ngo biri mu Burayi, muri Aziya, muri Amerika, muri Australia, ibihugu byose, yewe nuvuga ngo ni igihe cyo kuguma mu rugo. Stay home, guma mu rugo. Guma mu rugo rero buriya nayo yabaye igipimo gikomeye cyane ku batuye isi. Ntabwo byagoye Eva gusa ngo bigora abakurambere bacu, ahubwo nuvuga ngo ni igipimo. Uzi ko abantu kubera kumenyera kugenda, rimwe na rimwe bakabyuka kare cyane, abana babo bakabasiga mu buriri. Abana muri ibi bihe bamwe usanga barishimye cyane, bati papa, mama, ababyeyi sinababonaga, none sigaye mbabona. Ibibazo bikaba byinshi, mbese papa, mama wabagahe? Mwabaga muri he? Twarababuze. Abana bo kuko ntabwo bazi n'ibyo ikiremwa muntu gihanganye nabyo, maze bakabishimiye ibihe nk'ibi. Ariko rero dukwiye gutekereza, mbese uku kugenda kwacu ntibyaduteje akaga? Noneho hakabaho nabo kwicara hamwe bigora rwose, no kuguma hamwe ugasanga byamubanye ikibazo.
ukabona umuntu arabyutse kubera ko yamenyere kugenda, agakaraba, maze agafata inkweto akareba ko zihanaguye, akareba umwenda ko uteye akambara, yagera mu muryango rwose akibuka yuko ari stay home, guma mu rugo. Ugasanga byamubanye urugamba rukomeye, kubera ko kuva na kera kuguma hamwe byabaye igipimo gikomeye cyane ku kiremwa muntu. Ariko rero uyu munsi wa none, kubera ko Imana ifite ububasha bwo gucecekesha inyanja, Imana ifite ububasha bwo kubwira amazi n'ibindi byose ngo tuza, byabaye ngombwa yuko ibiri mu isi byose bituza mu buryo ndengakamere utamenya. Nubwo ari ibyago, ari n'ingorane n'uburwayi bukomeye butuzengereje budukozeho twese, ariko dukwiye kureba mbese ahangaha nta jwi ry'Imana ribasha kuvugiramo kugira ngo rihamagarire umuntu kuguma hamwe, kuguma mu rugo, ariko noneho agira igihe cyo kwisubiramo no gutekereza ku ijambo ry'Imana, ndetse no kureba ibidatunganye muri we no mu muryango we kugira ngo bitunganywe. Ngira ngo mbere yuko Kristo agaruka, Imana izakora nk'ibyo yakoze mu bihe bya kera. Nta na rimwe Imana yigeze ishaka ko abantu bakizwa ngo ababo basigare, ahubwo Imana yashaka ko agakiza kayo, ubuntu bwayo, imbabazi zayo biba bigomba gusaranganywa n'abagize umuryango. Uyu munsi wa none ndahamya ndashidikanya mpamanyije n'ijambo ry'Imana ko ari umugambi Imana ifitiye ikiremwa muntu, kugira ngo tumenye ko byose bishoboka. Burya byose birashoboka, kandi mu ijuru hari Imana ifite ububasha ku kintu cyose, kandi iyo Mana niyo abana b'Imana bakwiye gusenga mu gihe nk'iki kugira ngo ibahishurire umugambi w'ibiri kuba, kuko nta kintu na kimwe gishobora kuba Imana idafite umugambi. Iyo ibyago bibaye, iyo ibigeragezo bije, iyo ibyorezo bije, Imana ishobora kubibererekera kugira ngo ibashe gukangura, ibashe kugira icyo yerekana gihuje n'ubushake bwayo. Nubwo Satani ashobora kuba abyihishe inyuma, rimwe na rimwe akaba ashaka kugira ngo agirira nabi n'abahitana, ariko Imana ibyo bibi ibasha kubikoreramo nk'Imana ikihesha icyubahiro. Abategetsi bo mu isi bafite ubwoba, ubwo bashaka amahoro ntibayagereho. mu cyimbo cyayo abimpagarara, ubwo intambara zabaye urudaca. Abantu bo muri iki gihe bafite ubwoba, ntibazigenda kubaho mu minsi iri imbere. Mana ufashe ubwoko bwawe ubukize ubwoba ndetse no kutizera, nawe n'izindi ngeso mbi zose, kuko abameze batyo bose abana babo ari muri ya nyanja yaka umuriro. Wanamuremyi w'ijuru n'isi, abitiriwe izina ryawe, utubashije kwiga ku masezerano yawe, kandi kigeretse kuri ibyo utwuzuza umwuka wera, duhamye ukuri kwawe. Reka dukomeze turebere hamwe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Imana ubwayo yagiye igaragaza yuko abantu bagomba gufata igihe cyo kuba hamwe. Mbere yuko irimbuza isi umwuzure, yahamagaye umugabo witwa Nowa. Uwo mugabo witwa Nowa yamuhaye ubutumwa, ariko ubwo butumwa bukaba bwaragombaga kugera ku bandi buhereye kuri Nowa ubwe ndetse n'umuryango we. Reka turebe igice cya 6 cyo mu Itangiriro. Mbese havuga ngo iki? Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana, ari bo za ntwari za kera zari birangirire. Ijambo ribabaje, umurongo wa 5. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima.
Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha k'Uwiteka. Mbese kugira umugisha k'Uwiteka bivuga iki? Hano turabona uyu muryango kwa Nowa ntabwo twawutandukanya cyane n'umuryango wo kwa Adamu. Kwa Adamu yabyaye abana, abyara Kayini na Abeli, ndetse birikomeza tubwira ngo abyara n'abandi hanyuma yaho. Ariko noneho ikintu gikomeye tubona yuko Satani iyo yabuze umubyeyi araza agakora ku buryo bushoboka bwose akajya mu bana. Tubona mu gice cya 4 uburyo habaye urugamba rukomeye cyane n'ingorane. Kayini ntagume mu masezerano y'Imana no mu bushake bwayo, mu gihe Abeli we yumviraga ibyo ababyeyi bamwigisha akagendera mu bushake bw'Imana. Maze Kayini aza guhagurukira murumuna we Abeli aramwica, bitewe n'uko yabonaga murumuna we ibyo akora, imisengere ye, gahunda agenderamo zose zihuje n'ubushake bw'Imana. Maze kwibwira ko mu mutima wa Kayini gutuma rwose ahagurukira mwene nyina Abeli aramwica. Ibyo ngibyo ushobora kubisoma mu gice cya 4 cy'igitabo cy'Itangiriro. Ntabwo uyu munsi ayo masomo yose ndayajyamo cyane kubera ko tuzagira igihe kinini cyo kubana twigira hamwe ijambo ry'Imana. Ariko icyo tubona Imana mu mbabazi zayo, Imana yabwiye Kayini amagambo akomeye. Ubwo yabonaga Kayini atanze ituro rigashimwa n'Imana, agatamba igitambo gishimwa n'Imana, Kayini akarakara. Maze bitewe n'uko Abeli yamwigishaga amubwira ati dore icyo Uwiteka tubwiye tugomba gukora ni iki, cy'ababyeyi bacu badutoje ni iki, Kayini akabyanga. Uwiteka umurongo wa 6 w'igice cya 4 abaza Kayini ati ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi niwe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Ahangaha rero tubona uburyo Kayini yabwiwe ko ari ufite ububasha bwo gutegeka ibibi, agafata umwanzuro ibibi akabihakanira. Satani ntagire icyicaro mu mutima we. N'uyu munsi wa none nibyo Imana ihamagarira abantu. Igihe uri mu muryango utuje, uri hamwe n'abana bawe, isi ihanganye n'icyorezo cya COVID-19, ukwiriye gusaba Imana kugira ngo he kugira ibibi byitugatugira ku mutima wawe, mu ntekerezo zawe, ngo bitume ukora ibidakorwa. Noneho icyo tubona mu gice cya 6 nuko Imana ivuze yuko abantu kwifuza kwabo n'ibyo bagambirira ari bibi cyane, ku buryo byageze igihe Imana ivuga iti bigiye gutuma zateza isi umuzure. Nowa yaburiye abantu arabwira ati Imana iduhaye inyongezo y'imyaka 120. Muntu ntegeye amatwi, sinzi imyaka Imana izakongeza, sinzi iminsi Imana izaguha inyongezo, ariko icyo tubona cyo nuko Nowa yabwiwe n'abaturage bari kumwe muri icyo gihe ati muhawe imyaka 120. Iyo myaka 120 niyo kubaka inkuge, niyo kwihana, niyo kwicunuza, umuntu wese akisubiramo aho yitwaye mu buryo budakwiriye, akisubiraho agasaba Imana imbabazi, ikamweza, ikamutunganya kugira ngo akaga kazaza katazamuhitana. Ariko icyo tubona cyabaye niki? Igice cya 7 umurongo wa 1, Uwiteka abwira Nowa ati injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mwumve iri jambo uryiteho, injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Iyi minsi mitindi irimo ibibazo, hari impfu za bene data, bashiki bacu, abaturanyi mu bihugu bitandukanye, abafite umumaro ukomeye cyane isi yari ikeneye. Harimo abaganga, harimo abayobozi, harimo abo twita biblioteke, inararibonye babonye ibintu n'ibindi, bafite inama zitandukanye bagomba gutanga. Icyorezo kiri kubahitana, wowe ukongererwa iminsi. Mbese umwanya ufite wo kuba uri kumwe n'umuryango wawe umaze iki? Imana yabwiye Nowa ati wowe n'umuryango wawe mwinjire mu nkuge. Kubera iki? Yagize umwanya wo kuba hamwe, aratuza, abwiriza ubutumwa, avuga iby'Imana yamutegetse, ariko ari kuburira b'umuryango we. Mbese iyo nshingano muri iki gihe turayitaho dute? Kuguma hamwe hari igihe bishobora kugira umumaro cyangwa se bikaba kaga. Hari abantu tuzagenda tubona bagiye bagera ibihe byo kuguma hamwe, ariko kuba hamwe kwabo kukaba ari uko kubakurira kaga. Uyu mwanya twite ku ijambo ry'Imana. Hari amagambo ngiye gusoma ku muryango wa mbere. Imana icyo yawifurizaga, aya magambo uyatega amatwi uyiteho. Ni amagambo aboneka mu gitabo cy'umwanditsi wanditse
avuga iby'Imana yamweretse ku bakurambere bacu mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ku ipaje yacu ya 21 na 22. Reka twumve aya magambo. Imana yahaye umuntu amategeko amugenga, imugira umuyoboke w'ubutegetsi bwayo. Imana yashoboraga kurema umuntu udashobora gucumura. Iba yarabujije Adamu gukora ku itunda ribuzanyijwe, ariko ubwo umuntu yajyaga kuba abaye igikoresho adafite uburenganzira bwo kwihitiramo, no kumvira kwe kwajyaga kuba ari ukw'agahato. Iyo bigenda bityo rero byari kuba binyuranije n'umugambi w'Imana, bidakwiriye umuntu waremanywe ubwenge, kandi na Satani yajyaga kuboneraho gukomeza kurega Imana ko ubutegetsi bwayo ari ubw'igitugu. Amabwiriza duhabwa, amategeko ashyirwaho, umuntu wese agomba kuyashyira mu bikorwa abyihitiyemo, akumvira ku bushake. Iyo bigaragaye yuko utumvira, ugaragara nyine nk'ugoma. Ubwo ngubwo umurongo ugomba gushyirwamo cyangwa se kubarirwamo ukagaragara. Imana yaremye umuntu atagira amakemwa kandi nta bubi murimo. Yamuhaye ibintu byinshi byatuma ashikama mu kuri. Kumvira kwajyaga kuzamushyikiriza umunezero w'iteka no kwegera igiti cy'ubugingo. Urugo rw'ababyeyi bacu ba mbere rwajyaga kubera izindi ngurugero abana babo bamaze kororoka bakwiriye mu isi. Bitewe n'ubwibone, abantu bashimishwa no gutura ahantu heza cyane mu mazu y'igiciro gikomeye, kandi bakirata imirimo yabo ubwabo. Nyamara Imana yatuje Adamu mu murima. Mwumve, Imana imushyira muri Edeni, muri bwa busitani yamukatiye, wa munani yari imugeneye, kwari ukugira ngo agire ibihe byo kubana n'Imana. Icyo cyari icyigisho cy'ibihe byose. Umunezero nyakuri ntuboneka mu irari ry'ubwibone n'umurengwe wo gutunga ibirenze ibyo umuntu akeneye, ahubwo uboneka mu mubano tugirana n'Imana iyo twiga ibyaremwe. Abafite umutima w'ubwibone ukunda kwishyira hejuru ntibanyurwa, ariko abanyabwenge koko bazashimishwa n'iby'Imana yagabiye abantu bose. Abantu batujwe muri Edeni, ndi ku ipaji 22, ari naho turasoreza. Abantu batujwe muri Edeni bashingwa uwo murima ngo bahinge ibirimo, bawurinde. Imana yateganyije umurimo kugira ngo ubere umuntu umugisha, umukomereze ibitekerezo n'umubiri, kandi yunguke n'ubwenge. Mu bitekerezo no mu mirimo y'amaboko nimwe Adamu yagiriye umunezero uruta indi yose mu kubaho kwe kose igihe yari ataracumura. Nubwo gukora binaniza bigatera ingingo kubabara, abibwira ko ari umuvumo baribeshya, kandi abakire barebana agasuzuguro abakoresha amaboko yabo. Nyamara ibyo ntaho bihuriye n'umugambi Imana yari ifitire mu muntu. Adamu ntiyari akwiriye kuba inkorabusa, kuko umuremyi wacu azi igishimisha umuntu. Yageneye Adamu umurimo. Mu buzima, umunezero nyawo ubonwa n'abagabo n'abagore bakoresha amaboko yabo. Umuremyi nta mwanya yageneye abanebwe. Nshuti turi kumwe muri uyu mwanya, Imana nta mwanya yigeze igenera abanebwe, kandi Imana ishimishwa n'uko abantu bakora, ariko muri uko gukora bakayihesha icyubahiro, ku buryo ku iherezo ry'ubuzima bwabo Imana izababwira iti, wowe n'umuryango wawe nimuze mwinjire mu munezero wa shobuja. Muri umwanya ndakurarikira muvandimwe, kugira ngo aya magambo yatekerezeho, kandi usabe Imana yo mu ijuru ikugirire neza, iguhishurire umugambi wayo, ubushake bwayo, kugira ngo mu bihe nk'ibi ngibi ubashe gukora ibishimwa n'Uwiteka. Isomo dusorezaho uyu munsi riri mu Migani, igice cya 22, umurongo wa 2. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe, Uwiteka niwe wabaremye bose. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe, Uwiteka niwe wabaremye bose. Burya mu mwanya nk'uyu ubasha kubumvira ijambo Imana yaraguhaye imigisha. Uri umutunzi, ariko hari n'umutindi nyakujya, umukene nawe uri kumvira ijambo, kandi mwese Imana irabakeneye kugira ngo mugire imibereho yejejwe, mwe kuzatahira ubuzima bwo muri iyi si gusa, ahubwo buzahavunjwe mu buzima bw'igikundiro bwiza butagajuka bw'umunezero w'iteka ryose abera bazahabwa ubwo Kristo azabagarutse. Nkurarikiye kuzaba muri ubwo bwami, kandi nkurarikira icyigisho cy'ubutaha ubwo tuzarebera hamwe umugabane wa 3 w'iki kibwirizwa. Abaganga nabona uko bafite ubwoba, indwara ziyongera bakabura imiti. Abacuruzi bo ntawarubara, ubararira ayo kwarika. Abantu bo muri iki gihe bafite ubwoba, ntibazigenda kubaho
bose uko abameze batyo bose umugabane wabo ari muri ya nyanja yaka umuriro banamuremyi w'ijuru n'isi abitiriwe izina ryawe utubashishe kwita ku masezerano yawe kandi kigeretse kuri ibyo utwuzuza umwuka wera duhamye ukuri kwawe mwami kugeza ubwo yesu azaza kandi kigeretse kuri ibyo utwuzuza umwuka wera duhamye ukuri kwawe mwami kugeza ubwo yesu dusenge. azaza. Uwiteka turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye uburyo wahaye inama abakurambere bacu Adamu na Eva, kandi nyagasani ukabereka inzira yo kugenderamo. Nubwo Satani yabyivanzemo ariko ntiwabaretse, ndetse tubona uburyo wakomeje kwita kuri uwo muryango n'abana babo, ndetse ugatanga inama nk'umuremyi zikwiriye. Si ibyo gusa, ahubwo n'ababakomotseho aribo tubonye Nowa. Uwiteka iherezo rye ni uko amubwiye uti injira mu nkuge n'ab'umuryango wawe, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Uwiteka turagusabye kugira ngo utegeye amatwi iki kiganiro wese umubashishe we n'umuryango we, kugira ngo data mwiza bagaragare mu maso yawe bashimwa, kandi ibyatambutse byose bitagushimishije bigukoze isoni, Uwiteka utubabarire kugira ngo utwakire nk'abana bawe, mu izina rya Yesu, amen.